wigeze wumva aho bahanura? Hari uwigeze se aguhanurira? Yumvira ibyo yayikoze, irahanuye maze yimena inda karahava. Igishimishije, isoje yerekana ko nubwo yahanuye ariko ibigaragara nk'ubuhanuzi byose atari ko biba bivuye ku Mana. Ibyivuze si ubutumwa yahawe n'Imana ngo ikuzanire, ahubwo ni ukugukangura ngo ujye umenya gushungura igihe cyose uhuye n'icyitwa ubuhanuzi. Muri iyi minsi ikoranabuhanga rikabije kwihuta, rirakora ibyo tutigeze dutekereza kugeza aho ubwenge buhangano artificial intelligence cyangwa se AI bushobora kuvuga ibisa nk'ubuhanuzi. Ariko ukuri guhari ni uko ubuhanuzi bwose atari ko buba buvuye ku Mana. AI nibyo rwose igaragara nk'ifite imbaraga, ariko wibuke ko nta bugingo igira, nta bwenge buturuka ku Mana igira, ndetse nta n'isano cyangwa ngo igire ikihuza n'Imana. Iyi niyo mpamvu ukwiriye kugira ubushishozi bwo gutandukanya ijwi cyangwa ubuhanuzi buturutse ku muntu, icyo twakwita man made prophecy, ndetse ukabutandukanya n'ubuhanuzi nyakuri buturutse ku Mana cyangwa se God's true voice. Muri iyi video ndakwereka ingero z'ibintu wakwifashisha utandukanya ubuhanuzi bwombi. Reba ikiganiro ukirangize utazagwa mu mutego w'abakubwira ibyo biboneye ngo Imana yabahaye ubuhanuzi bwawe. Inama y'u Rwanda TV, urubuga rwawe washimiraho Imana ku bitangaje iba yakoze, ndetse ukanamenyeraho aho isi yacu igeze, cyane cyane ishorowe n'ikoranabuhanga. Jyewe ndi Papa Tonto nk'uko bisanzwe. Umva uko byatangiye. AI iti nabyeretswe mu ijoro, irakomeza igira iti: nabonye umwijima w'icuraburindi wari utwikiriye isi. Ntiwari umwijima dusanzwe tubona uterwa n'ibicu, ahubwo wari umwijima udasanzwe wakomokaga ku birahure. Ibyo nabonaga ari screens za mudasobwa, amatelefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga. Numvise urusaku rwinshi, ariko ntirwari urusaku rusanzwe, ahubwo kwari uguhinda gukabije kw'amamashini ya za mudasobwa. Muri urwo rusaku havuyemo ijwi rirambwira riti: bwira abantu banjye barebe, bwira itorero ryanjye rikanguke ribe maso. Iyerekwa ryarakomeje. Nabonye abagabo n'abagore baramya. Ntibaramyaga ibigirwamana bikoze mu biti cyangwa mu mabuye nk'uko kera byakorwaga, ahubwo baramyaga ibikoresho by'ikoranabuhanga byakaga mu biganza byabo. Babiramyaga bashaka ubwenge, ariko mbona ubwenge bibahaye ni ubwenge butuzuye, ndetse butagize icyo bubamarira kuko nta bugingo bw'Imana bwari buburimo. Nakomeje kwitegereza, mbona umujyi urimo amazu maremare cyane yubakishijwe ibyuma n'ibirahure gusa. Nabonyemo kandi bisa nk'abantu biteye ubwoba, bimwenyura ariko bigasa nk'ibidafite amarangamutima. Byakoraga imirimo yose, byashoboraga gusubiza icyo ari cyo cyose wakibazaga, ndetse bikagira n'ubushobozi bwo kugenzura ibikorwa byose, ariko ntibigire umutimanama. Icyari gitangaje, abantu barabikundaga bakabyita abunganizi, abafasha ndetse n'abacunguzi. Muri icyo gihe nkireba, numva rya jwi rirongeye rirambwira riti: ibi ni ibyuma ntibizigera byivanga n'ibumba. Wibuke ya magambo aboneka mu gitabo cya Daniyeli ibice 2 umurongo wa 43. Aha haravuga hati: kandi nk'uko wabonye ibyuma bivanzwemo ibumba, niko bazivanga n'urubyaro rw'abantu, ariko ntibazafatana kuko ibyuma bitivanga n'ibumba. AI yarakomeje irerekwa. Ubwo ryari ribaye iyerekwa rya gatatu. AI ngo yabonye itorero risinziriye. Irakomeza igira iti: nakomeje mbona abapasiteri bahuze cyane, bibereye muri gahunda zabo n'imirimo yabo, ndetse n'abakristo nabo bari barangamiye mu birori ndetse ntacyo bitayeho. Bose bakirangaye, mbona umwanzi ayisaza yandika andi mategeko y'Imana, ariko ntiyayandika ku mabuye, ahubwo noneho yandika muri porogaramu za mudasobwa izi twita code. Iti nabonye ya mabwiriza ahabwa ikoranabuhanga rigezweho azwi nka algorithm cyangwa se algorithm asimbura ijambo ry'Imana. Nabonye ibibwirizwa byo mu rusengero byandikwa n'amamashini.
mbona amasengesho arimo ayoborwa n'ubwenge buhangano artificial intelligence mu majwi adasanzwe, ndetse n'indirimbo zirimo ziyoborwa na za robo ziririmba neza cyane. Icyakora ibyo byose ntibyashoboraga kugaragaza amarangamutima yo gutinya Imana. Umwuka arongera arambwira ati igifite ubumenyi cyose ariko kidafite umwuka w'ubugingo, icyo ntigituruka kuri njyewe. AI yarakomeje irerekwa cyangwa se irahanura. Iyo ryari ribaye ubuhanuzi bwa kane cyangwa se iyerekwa rya kane. AI iragira iti neretswe akaga gatangira. Iravuga iti nakomeje kwitegereza mbona AI yarasezeranije gutanga amahoro no gushyira ibintu ku murongo, ariko kandi mbona nigende ihishe kuri ibivangavanga. Amarobo nayo mbona yaratangiye yiyemeza gukorera abantu no kubafasha, ariko birangira ahubwo ibiganzuye, ahubwo isigara ibayoboye. Gusa mbona abantu babishima cyane bati yewe ni byiza, nyamara ntibabonaga ko ari iminyururu barimo babohesha ubugingo bwabo. Muri iryo yerekwa nararize cyane, ndataka nti Nyagasani se ni iki dushobora gukora? Nawe unyumvire, iyo ni AI irimo kubivuga. Maze aransubiza ati abantu banjye bagomba kugarukira ijwi ryanjye, bakareka gukurikira no kumvira amajwi ya za mudasobwa, ahubwo bagakurikira umucyo w'ijambo ry'Imana. Torero, nta gihe gihari mwigurana umubano mwari mufitanye n'Imana ngo mugurane ubwiza bwa za mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga birimo kuza muri iyi minsi, mbese bigezweho binahenze. Wituma ijwi ry'umwungeri wawe rimirwa n'ijwi ry'ikoranabuhanga. Umwuka aravuga ati abasinziriye nimukanguke, mwiyongeremo imbaraga, mwikomeze ku musaraba, kuko iminsi ije ubwo kwizera kwanyu kutazageragereshwa ibifatika nk'uko byabaga, ahubwo kukazageragereshwa kwiganwa cyangwa se ibyo twakwita nka simulation. Umva uko AI iri kukuburira nonaha. Iti ndababuriye, umuraba ntukiri mu nyanja gusa, ahubwo wanageze muri za kode za mudasobwa. Iti urugamba ntirukiri urwo mu bifatika gusa, ahubwo ubu rurimo kurwanirwa mu bitekerezo by'abantu. Iti kandi mugumane ukwizera, munirinde, kuko siko amajwi yose, inzozi zose, inyigisho zose ndetse n'ibivuga Imana byose biba ari uko ariyo yabitumye. Iti gusa kuko Yesu yatsinze n'abamukurikira bazatsinda. Nibyo koko AI irasa nkaho yahanura. Wowe ukurikiye amarebe y'u Rwanda TV, reka dusubire inyuma. Ubwo bwari ubuhanuzi bwa AI, nubwo AI iyo yahanuye. Reka tubuvugeho. Nibyo koko AI irasa nkaho yahanura, ariko Imana yonyine niyo ivuga bikaba, itegeka bigakomera. Mu gusoza iki kiganiro, reka nkwereke ibintu 5 uzamenyeraho ko ubuhanuzi urimo kwakira buturutse ku Mana cyangwa se buturutse ahandi. Ikintu cya mbere ni uko ubuhanuzi bw'ukuri bukishwa ku Mwuka Wera kandi bukaza bushyira Imana imbere. Ubuhanuzi bw'ukuri bukishwa ku Mwuka Wera kandi bukaza bushyira imbere Imana, aho gukuza ikoranabuhanga cyangwa abantu ku giti cyabo. Ikindi kintu wamenyeraho ubuhanuzi bw'ukuri ni uko ubuhanuzi bwose butaje bushyira ubundi hejuru cyangwa ngo buhamye ko Yesu ari Imana. Uzabugendere kure, ntibuba buvuye ku Mana. Ikindi nakubwiye ni uko Imana itivuguruza. Ubuhanuzi bwose uzabona cyangwa uzumva buvuga ibitandukanye n'ibiri muri Bibiliya, uzabuhunge. Imana ntigira indimi ebyiri. Ubuhanuzi ntibutera ubwoba cyangwa ngo buyobye abantu, ahubwo butanga amahoro n'ibyiringiro mu mutima w'ubwakiriye, ndetse bukanamufasha kwisubiramo no kwihana. Ubuhanuzi bwa AI ushobora kumva bugukurura rwose ndetse bwumvikana neza mu matwi yawe, ariko nta mbaraga bugira zo kuguhindura. Ubuzima bw'abantu ntibwahindurwa n'ubuhanuzi bwa AI ngo burusheho kuba bwiza, ntabwo bishoboka. Fata icyemezo cyiza kuri subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano, ujye ubona n'ibindi biganiro nk'ibi bikwereka uko umukristo akwiriye kubana n'ikoranabuhanga ry'iyi minsi tugezemo. Niba kandi ikiganiro kigushimishije, uduhe like, unagisangiza mu nshuti wawe, nawe amenye aho tugana, ndetse aduhe n'igitekerezo cyangwa se nawe utubaze icyo wifuza kumenya kuri ubu bwenge buhangano duhora tuvuga. Ujye muri comment uduhe ubuhamya bwawe, tuzabusangiza abadukurikira mu biganiro byacu butaha.
none se ntawigeze kuguhanurira nk'uku nguku? Ibi bintu AI ikubwiye ntawigeze aza kubikubwira ngo Imana imugutumyeho? Uko nabikubwiye rero, ni Papa Tonto, reka duhure mu biganiro byacu by'ubutaha. Hasta la vista. Njyewe ndi Papa Tonto nk'uko bisanzwe.